Ndagusuje cyane wowe ukurikiranye Truth and Spirit Living. Ndakwifuriza ibihe byiza kandi ndakwifuriza umugisha uva ku Mana. Uyu munsi rero nateguye ko tugiye gusenga tugasenya imivumo. Tugasenya imivumo mu izina rya Yesu. Abana b'Imana barababaye, abana b'Imana bari mu bibazo, abana b'Imana bari mu majune, abana b'Imana bari mu burwayi, abandi bari mu bukene, abandi bari mu bigeragezo bidashira. Abandi ngo zarasenyutse, abandi no gushaka byaranze, abandi kubyara byaranze. Abana b'Imana ntago umugabane wacu ari imivumo. Tugomba gusenya imivumo, tugomba kurimbura imivumo kuko Uwiteka duhaye umugisha mu izina rya Yesu. Ariko mbere uko dusenga ndagira ngo tubanze tuganire ubundi umuvumo ni iki. Ubundi umuvumo ni imbusane y'umugisha. Ni ibintu bibiri. Ni umuvumo cyangwa se ni umugisha. Umugisha niwo abantu benshi bakunda kwibandaho. Usanga umubyeyi yarifuriza abana b'umugisha, abavandimwe barifurizanya imigisha, inshuti zirifurizanya imigisha. Ariko n'abanzi bakavumana hagati yabo. None se ubundi umuvumo ni iki? Umugisha se wo ni iki? Ubundi Imana ijya kurema umuntu guhera kuri Adamu. Mbere y'uko Adamu agaragara, buri Imana yabanje kugira umugambi. Ibanze ikora umushinga. Ibanze irema Adamu mu buryo bw'umwuka. Ubundi Adamu agaragara mu buryo bw'ibigaragarira amaso. Nusoma mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 26, uzasangamo proje yo kurema umuntu. Uwiteka aravuga ngo tureme umuntu. Vuga ngo Uwiteka yabwiraga Kristo ndetse n'Umwuka Wera. Tureme umuntu ase natwe. Ariko noneho uzasanga igikorwa noneho cyo kurema umuntu mu buryo bugaragara. Uzagisanga mu Itangiriro mu gice cya kabiri. Aya magambo kandi anahuye n'ijambo Uwiteka yabwiye Yeremiya. Umuhanuzi Yeremiya aramubwira ati, utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi, utaravuka nari naragutoranyije. Bivuze rero ngo Uwiteka mbere y'uko wowe uvuka, mbere y'uko ababyeyi bawe banashakana ngo unavuke, Uwiteka yari yaramaze kukurema wowe mu buryo bw'umwuka. Proje yawe yari ihari. Uwiteka yarakugeneye imigisha. Uwiteka yarakugeneye uko uzabaho. Uwiteka yarakugeneye uko uzamukorera. Uwiteka yarageneye ngo uzavuka hehe, uzavukirayo. Satani rero nawe yagiye amenya, tuvuge nimba umuryango wawe waragiye ugirana umubano na Satani. Satani nawe yagiye akekeranya bitewe n'uko ari kubona umuryango uri kugenda uzamuka cyangwa uri kugenda usubira inyuma. Akavuga ati muri uyu muryango hazavukamo abantu bameze ukuntu. Kuko bara Satani azi kureba inyenyeri z'abantu. Satani azi kureba, azi gushakisha agacunga akareba. Akavuga ati uyu muntu koko bishobora kuzagenda uko. Ndabaho urugero, muribuka kaduhere kuri Mose. Muribuka Mose avuka mu gihe cyo kuvuka kwa Mose. Uribuka ko ari bwo muri Egiputa Farawo yategetse ko bakorera ubwicanya abana b'abahungu. None tugira ngo Farawo yarabyitegetse. Ni ukuvuga ngo Satani, umwuka w'urupfu, wari wamaze kumenya neza ko hagiye kuza umucunguzi w'Abisiraheli akabakura mu maboko ya Farawo. Satani tatanguranwa ashaka kurimbura abana b'abahungu bose. Ariko Uwiteka kuko we arebera iherezo mu Itangiriro, yabashije kurinda ubuzima bwa Mose amurindiye mu mazi. Igitekerezo murakizi. Urundi rugero nabaha ni Yesu. Yesu ajya kuvukira mu isi, Satani yari yamaze kubira buko kare, abona ko umwana w'umuhungu ugiye kuvuka agiye kuzakora ibitangaza, agiye kuzakora amateka, agiye kuzakora ibyananiranye, agiye kuzakura umuntu mu maboko ya Satani. Nibwo Herode yahise ategeka ko abana b'abahungu nabo babica. Ugira ngo se ni impanuka ibyo ngibyo? Wapi. Nivuga rero Satani arareba, akagenzura, akareba icyo uzaba cyo akirebeye no mu babyeyi bawe, cyangwa ukimara no kuvuka akakibona. Kubera yuko buriya imigisha irahererekanywa, imivumo irahererekanywa. Nusoma mu Isezerano rya kera uzasanga bari abakurambere bose uhereye kuri Aburahamu agiye gupfa, imigisha yose yayihaye umuhungu we Isaka.
Isaka nawe agiye gupfa, tuzi igitekerezo kiri hagati y'abahungu be babiri, Yakobo na Esawu. Uyu munsi ari naho hari intambara zikomeye cyane mu nzu ya Isaka. Abantu benshi ntabwo babizi, hari intambara iremereye abantu batavuga. Abantu bibanda ku ntambara iri hagati ya Ishimayeli n'urubyaro rwa Isaka, ariko iyo ntambara ntabwo ari ikaze buriya. Intambara ikaze ni intambara iri hagati ya Yakobo na Esawu, kubera ko biranaguye gutandukanya ngo Yakobo urubyaro rwe ni uruhe, Esawu urubyaro rwe ni uruhe, kubera ko n'urubyaro rwa Yakobo rwaratatanye, ahubwo urubyaro rwa Esawu nirwo rwafashe ibirindiro. Ariko abantu benshi ntabwo babivuga. Ariko si cyo ngambiriye kuvuga uyu munsi wa none. Ndashaka kukubwira ko imigisha iva mu gisekuru. Uko umubyeyi wawe yabayeho, uko sogokuruza wawe yabayeho, gusubiza inyuma byibuze ibisekuru 4 nk'uko biri mu ijambo ry'Imana mu Kuva igice cya 20:5. Uteka ati mpora abana gukiranirwa kwa basi nkageza ku bisekuruza 4, ariko nkaha n'umugisha bankunda nkageza ku bisekuruza 1000. Urumva ko rero imigisha ni karande cyangwa se irahererekanywa, n'imivumo nayo ni karande nayo irahererekanywa. Ni ukuvuga ngo rero umugisha nk'uko natangiye mbivuga ni irembo rinyuriramo imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Ni irembo cyangwa n'inzira inyuriramo imigambi y'Imana ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe, ku buzima bw'igihugu cyawe, ku buzima bw'abavandimwe bawe. Iyo nzira rero nicyo twita umugisha. N'umuvumo rero nawo ni umuvumo ni inzira inyuriramo imigambi ya Satani ku buzima bwawe, kandi ni uburyo Satani ashyiraho ku buzima bwawe kugira ngo buzitire imigisha Imana yahaye ubuzima bwawe. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Umuvumo n'umugisha nibyo bitandukanya urubyaro rw'Uwiteka n'urubyaro rwa Sekibi, kuko Sekibi atanga umuvumo naho Uwiteka agatanga umugisha. None se bigenda bite kugira ngo noneho urubyaro rwa Kristo rwisange ruriho umuvumo? Bigenda gute kugira ngo abo tubona ngo basenga? Kuko urebye Abanyafurika barasenga. Niba ari abantu bizerera mu buryo gusenga, Abanyafurika turimo. Ariko kuki usanga Abanyafurika nibo bakene, Abanyafurika nibo banyabibazo byose biri ku isi? No kubera iki? Nibyo tugiye kureba. Uwiteka yatanze impanuro mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ibice 30 uhereye ku murongo wa 11. Tugiye gusoma aya magambo twitonze kugira ngo tubyumve neza. Ku murongo wa 11 avuga ngo kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atarayo kukunanira kandi atarayakore ngo utayageraho. Hanga Uwiteka yaramaze guha Abisiraheli amategeko, arababwira ati aya mategeko ngutegetse uyu munsi ntago ari ayo kukunanira. Uwiteka aratuzi. Uwiteka ntabwo yaduha ibyo kutunaniza. Nimba Uwiteka akubwiye ngo ntukice, nuko abizi ko kutica bishoboka. Nimba Uwiteka akubwiye ngo ntugasambane, nuko abizi ko kudasambana birashoboka. Nimba Uwiteka akubwiye ngo ntugasenga ibigirwamana, ntukajye mu bapfumu, ntukajye mu barozi, arabizi yuko birashoboka kutabikora ibyo. Niba akubwiye ngo ntukifuze, arabizi ko bishoboka. Umurongo wa 12 ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Umurongo wa 13 ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Urumva ko amategeko y'Uwiteka ntago ari kure ngo tubigire urwitwazo, ngo ntago nabimenye, ngo ntago mbizi. Umurongo wa 14 bwo tugiye kubona amategeko y'Imana ari bugufi ahubwo birenze uko twari tubizi. Umurongo wa 14 ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Uvuga ngo rero Uwiteka ajya kure mu muntu yamushyizemo icyo twita umutima nama, icyo twita ngo ni conscience. Umutima nama rero ni rwo rugero rukubwira ati ahangaha uri kurenga umurongo, wakora neza ati ahangaha urimo neza, komerezaho.
wajya gutara aho ngaho watanye. Ni wa mutima ugushinja iyo ukoze ikibi. Satani rero ikintu agukorera iyo umaze kumwakira mu buzima bwawe, wa mutima namara arawufunga, ugasigara utagitekereza ko ibiri gukora ari ibibi. Ibibi ukabyita ibyiza, ibyiza nabyo ukabyita ibibi. Niba abantu ubona bakora ibyaha nta kintu bitayeho. Noneho Uwiteka aravuga ati ku murongo wa 15, dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho. Gukunda Uwiteka ntago ari amahitamo. Hari abantu hari bibeshya ko gukunda Uwiteka ari amahitamo, gukorera Imana ngo ni amahitamo, ngo hari izindi Imana nyine ubwo zihitiramo ujya gukorera za birabigirwamana by'ibitindasani byose. Wapi! Kugira ngo ubashe kubaho ugomba gukorera Uwiteka, ugomba kumukunda, kuko Uwiteka yagushyizemo umutima wo kumukunda. Niyo mpamvu Uwiteka yaguhaye urukundo. None se urukundo Imana yaguhaye uzarukundisha ibintu byose, none uwo ruguhaye wowe umwange? Gukunda Uwiteka ntabwo byakwiye kuba bikugora. Niba gukunda Uwiteka bikugora, ufite ikibazo. Nawe ubwawe ntabwo wikunda. Uwiteka arakuremye, Uwiteka aguhaye byose, Uwiteka aguhaye umudendezo, Uwiteka akoze ibishoboka byose kugeza n'aho atanze umwana we, ngo ntabwo wamukunda. Ubwo se yakora iki? Urumva rero umuntu utakunda Uwiteka n'ibyo byose yadukoreye, ubu ngubu ni uwo gupfa rwose, nta kindi. Nawe yaravuze ngo kugira ngo ubeho, ugwire cyangwa waguke, Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha mu gihugu ujyanamo no guhindura. Kugira ngo rero ubashe kubona umugisha, kondisiyo ni uko ugomba kuba uri ku ruhande rwa Kristo, ni uko ugomba kuba uri ku ruhande rw'Uwiteka. Satani nta mugisha atanga, akunda cyakoze arakuryoshya akaguha uduhenda abana, akakubeshyabeshyesha utuntu tugiye dutandukanye, ariko finally akwica urubozo. Umurongo wa 17, ariko uwo mutima wawe nuteshuka ntuyumvire, ukoshywa ukikubita imbere y'izindi mpano ukazikorera. Wumve, ukikubita imbere y'izindi mpano ukazikorera. Uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka. Buriya abantu benshi ntabwo bagiye babibwirwa. Hari ukuntu bagiye batubeshya ngo urabona ngo ibyaha byose imbere y'Uwiteka birangana, ngo urabona, bagashaka impamvu bagenda batubeshya kugira ngo dusuzugure Uwiteka Imana yacu mu buryo bwa rusange. Ibyaha byose koko birangana, ariko nugenzura ugasoma Bibiliya, ntabwo ibyaha byose bingana, nshuti yanjye. Hari ibyaha abantu bakoraga bakicwa. Ndabaha urugero. Dawidi yakoze icyaha cyo kwica Uriya, anamujyanira umugore Betisheba, amutera inda, babyarana umwana. Noneho umuhanuzi w'Imana Natani araza abwira Dawidi ibyaha yakoze. Dawidi asaba imbabazi, yaka imbabazi Uwiteka, araniyiriza, aringinga. Uwiteka aramubwira ati, icyaha wakoze, uyu mwana wawe arapfa. Dawidi aratakamba, arapfukama, arasenga, yakoze ibishoboka byose, ariko umwana wa Dawidi yarapfuye. Kubera iki? Kubera yuko icyaha cyo yakoze, ingaruka zacyo ni ziriya nyine yabonye. Wagiye ubona abantu benshi muri Isiraheli, umuntu wasengaga ibigirwamana, muri Isiraheli umuntu wihuzaga n'abasenga ibigirwamana, nta kindi gisubizo babaga bafite uretse kumukura mu bandi. Uyu munsi ibihano byo gupfa byavuyeho bitewe n'aho isi iri kugana, ariko ahanini binashingiye ku rukundo tubonera muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo yakuyeho urupfu. Ariko gukuraho urupfu kwa Kristo ntabwo biduha uburenganzira bwo gusenga izindi mana, kubera ko gusenga izindi mana bisobanuye ko witandukanyije n'ubwami bw'Imana.
kandi bitandukanye n'ubwami bw'Imana bisobanuye ko wihuje n'ubwami bwa Satani, wihuje n'ubwami bwa Sekibi. Yes, nuko bimeze. Ibi ngibi ubona ku buzima bwawe ni indwara se, ni ibigeragezo se, ni ubukene se, ni ukutabyara se, mu rugo rwe hari ibibazo se, ni abadayimoni se. Ibyo byose birerekana umubano ufitanye n'Imana, kuko ibyo byose nta kiva ku Mana, byose biva kuri Satani. Ibyo byose biri ku buzima bwawe birerekana ko uri mu cyiciro cy'abavumwe cyangwa se uri mu cyiciro cy'abanyamugisha. None urahagana hehe? Ndashaka kubabwira ko abantu bagiye batubeshya, bakatubeshyeshya ubuhenda abantu. Ibi ngibi turebesha amaso, ibi amamodoka, amazu, abagore, abana, abagabo, ibi byose ni ibintu toto bishira. Wakubwira umugambi Uwiteka yakuremanye ajya kukurema, ntabwo wakunyara gusura mu bapfumu. Wakubwira umugambi Uwiteka yakuremanye, ntabwo wakongera kubaho uri ntacyo bimbwiye, uri ntacyo nitayeho. Wakubwira umugambi Uwiteka yakuremanye, ntabwo wakongera kujya gusambana. Wakubwira umugambi Uwiteka yakuremanye, ntabwo wakongera kwiba, ntabwo wakongera kurya ruswa, kubera yuko uri muri suzuguza, uri muri yambura iby'ingenzi, uri yambura ibifite agaciro karenze, ukabisimbuza ubuntu bw'amafuti. Nkuko ufite zahabu ukayigurana ibyo kurya by'umwanya umwe, nkuko Esawu yabigenje, umugisha akawugurana ifunguro, isosi. Ubiteka ku murongo wa 19 aravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Ibintu ni bibiri. Uwiteka dushyize ibintu bibiri imbere, hari ubugingo, hari n'urupfu, hari umugisha, hari n'umuvumo. No guhitamo. Ndagira ngo nkubwire yuko mu isi y'umwuka, kuko twabonye yuko ubu buzima tubayemo uyu munsi wa none ni umusaruro w'ibibera mu isi y'umwuka. Ntabwo Uwiteka yaducunguye igihe Yesu yazaga kuducungura mu isi, oya. Iyi gikorwa cyo kuducungura cyabaye kera cyane, igihe twe tutanazi twebwe. Na Satani ubwe ntabyazi igihe byabereye, ni nawo mujinya, ni naryo shyari yagize. Ntabwo umugambi wo kuducungura azaho Uwiteka yawugiriye, kuko ntibyanamurebaga, yari inkozi y'ikibi. Ntabwo byamurebaga. Ariko ndashaka kumenyesha ko ibiri kukubaho uyu munsi wa none bitangira kureba ku ruhande ngo urabona ngo mfite ngo umuntu nyanga, ngo urabona ngo uramuturanye wanjye ngo nta nkunda, ngo urabona ngo umugore wanjye ngo anci inyuma, ngo urabona. Ibi ni Satani yagiye atubeshyesha kenshi. Ibi ni Satani yagiye adushukisha kenshi. Nta mwanzi ufite nawe, umwanzi ufite n'umwe ni wowe ubwawe. Umwanzi wa kabiri ufite ni Satani, kubera yuko ufite amahitamo yo guhitamo Imana cyangwa ugahitamo Satani. Ufite amahitamo yo guhitamo urupfu cyangwa ugahitamo ubugingo. Ariko abantu dusigaye dukunda ubuzima bworoshye, ni ubuzima bwa micro-onde. Micro-onde ni kino cyuma gishyushye ibyo kurya. Ibiryo biba bitetse, ugiye n'utu ukoza mu cyuma, nyuma y'amasegonda 30 cyangwa umunota umwe ukabura ariye. Ntabwo ushaka kwitonda ngo ugende ujye ku isoko ugura ibyo kurya by'umwimerere, uzu bitunganye, ubiteke, urya ifunguro witekeye. Wapi? Urashaka kujya mu rusengero bagushyiraho ka puriza, ubonye umugore, ka puriza, ubonye umugabo, ka puriza, ubonye imodoka, bagushyiraho utuvuta, ugiye muri Amerika bagushyiraho utuvuta, uteye imbere. Ni ibyo dushaka. Ubwo bakubwira bati zana igitambo. Ikintu rero nashaka kukubwira nuko mu isi y'umwuka hakora amategeko. Nuko bimeze, ndabisomye ni ku ijambo ry'Imana rivuze. Ngo aya mategeko twahawe ari mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni ryo tegeko nshinga ry'isi y'umwuka. Satani ntago arikurikiza, ariko ararikoresha. Kuko uzasoma nusoma muri Zaburi ya 94 umurongo 20 ngo ntukicarane n'intebe z'abakiranirwa
bakubitisha abandi amategeko. Satani ntago amategeko y'Imana yumvira ngo yagendereho, ariko ayakoresha arimo akuvuma, kubera ko azi neza yuko muri iyi si, mu isi y'umwuka hakora amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo umucamanza w'imivumo n'imigisha ni amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu Migani 26 umurongo wa 2, uwo muvumo udafite impamvu ntufata, uwo muvumo udafite impamvu ntufata. Iryo ni itegeko ry'isi y'umwuka, iryo ni itegeko nk'uko bimeze. Satani nawe arabizi. Kugira ngo rero aze kuva mu buzima bwawe, nuko agomba kuba afite impamvu, kugira ngo aguteze uburwayi, kugira ngo aguteze ubukene, kugira ngo aguteze ibigeragezo, kugira ngo aguteze ingorane zose ubona mu buzima bwawe, agomba kuba afite impamvu. Impamvu nta yindi, nuko wishe amategeko y'Imana. Urya munsi wagiye gusambana, wari uhaye Satani impamvu yo kukugirira nabi. Urya munsi wagiye kwiba, wari uhaye Satani impamvu yo kukugirira nabi. Urya munsi winjiye mu bapfumu, wari uhakanye Imana yawe, wari uhaye Satani umwanya n'uburenganzira bwo kukugirira nabi. Abantu usanga bavuga ngo urabona ngo Kristo yaradupfiriye, ngo byose birangirije ku musaraba. Yabirangirije ku musaraba ku buryo n'urukundo ukunda Imana ntabwo rugikenewe. Mbese bene data, mureke dukanguke, mureke tumenye yuko umwanzi ameze nabi, Satani ameze nabi. Tuve mu butesi. Ijambo ry'Imana riravuga mu rwa 2 rw'Abikorino ibice 7 umurongo wa 2 ngo kubw'ibyo byasezeranijwe ni ibihe? Kuba abana b'Imana, abahungu n'abakobwa b'Uwiteka, nawe akatubera umubyeyi. Mureke twiyezeho imyanda yose y'umubiri ndetse n'umwuka. Ndetse no muri Yakobo hakavuga ngo, Yakobo igice cya 4, twiyezeho imyanda yose y'amaboko ndetse n'iy'umutima. Mu rwa 2 rw'Abikorino 6 naho hakavuga ngo twitandukanye na babandi urugero rwa Sekibi, kuko ntaho Kristo ahuriye na Belial, ntaho uwizera n'utizera bahuriye. Ubwo rero tugomba guhitamo umugisha cyangwa se tugahitamo umuvumo. Ariko rero ikintu nakubwira nuko Kristo yapfiriye ku musaraba kugira ngo uyu munsi wa none uvanwe mu cyiciro cy'abavumwe ushyirwe mu cyiciro cy'abanyamugisha. Yisumye mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Ya mivumo yose kugira ngo ibashe kukuva, kugira ngo ubashe gutandukanya nayo. Ababyeyi bawe bagiye mu bidafite umumaro, abavandimwe bawe bagiye mu bidafite umumaro, ndetse nawe ubwawe, kugira ngo ibashe kukuva biri gusaba kwakira Kristo, biri gusaba kwiyeza ukakira Kristo. Niryo hame ntarindi. Kubera icyo ugomba kwakira Kristo, ku murongo wa 14, kugira ngo umugisha wa Abrahamu ugera no ku banyamahanga baweshejwe na Kristo Yesu, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe, kugira ngo tubashe guhabwa umugisha. Biradusaba kwizera Kristo. Rero muvandimwe, biradusaba guhinduka, biradusaba guhindukira, kandi biradusaba kwizera Imana yacu. Satani kugira ngo abashe gukorera mu isi akoresha abarozi, akoresha abapfumu, akoresha urubyaro rwe nyine. Urabizi ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuhinzi yabibye imbuto, umwanzi ngo acunga abasinziriye abibamo urukungu. Kugira ngo usubire urukungu nirwo rwarakuze. Satani arukoresha uyu munsi wa none. Satani kandi kugira ngo arukoreshe nta yindi mpamvu aba afite, ni ukugira ngo yangize ubuzima bw'abatoranijwe, ni ukugira ngo yangize ubuzima bw'abana b'Imana. Nguko uko umuntu avuma undi, nguko uko umurozi agutongera, nguko uko umupfumu akugirira nabi. Kubera iki? Kubera yuko itegeko ry'isi y'umwuka riravuga ngo umuvumo ufite impamvu urafata, kuko umuvumo udafite impamvu ntufata. Ubwo ufite impamvu urafata. Iyo umuntu agiye kukuvuma, yagiye kugutongera ibibi, yagiye kugukorera ibibi, agasangura umunyabyaha, tayari birinjira. Kubera yuko urusika rukurinda ibitero bya Satani n'umwami Yesu. Umwami Yesu uri utamwakiriye mu mutima wawe, cyangwa wanamwakira ukikorera ibyo bishakiye, kuko Yesu aravuga ngo abankunda bitondera amategeko yanjye. Ruvuga ngo iyo utakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ngo witondere ibyo gutegeka uyu munsi wa none, Satani ya mivumo akuvuma yose kugira.
uyu munsi rero ubwo wemeye guhinduka, uyu munsi ubwo wemeye guhindukira, biragusaba nanone kugira ngo utegeke. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twahawe ubutware. Yes, twahawe ubutware. Icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa, n'icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizahambura. Kandi ijambo ry'Imana rikambwira ngo nzavuga ijambo rizaba, nzavuga ijambo rizaba, uzadekarara, ndetse umucyo uzarasira inzira zawe. Ni ukuvuga ngo rero bakuvuzeho amagambo mabi, baravuze ati ntuzashake, baravuze ati ntuzagera aho ugera, baravuze ati ntuzagira ikintu namba wigezeho mu buzima bwawe. Igihe kirageze ngo bavuguruze mu izina rya Yesu. Igihe kirageze ngo bavuguruze, babwire ati hoya, ibyo muvuga ntabwo ari byo, mu izina rya Yesu. Ibyo muvuga siko biri. Igihe kirageze ngo wature ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Ariko inzira ntabwo imigisha y'Imana ari ukugenda ngo abantu batoragure gusa nk'abatoragura mu muhanda. Hoya, inzira ya mbere ni uguhinduka, ukakira Kristo nk'awe n'umukiza, ubundi ukitondera ijambo rye. Ikijyanye no gusenga ibigirwamana, nshuti yanjye, ukakigendera kure. Ikijyanye n'isi y'umwijima, occult, ukakigendera kure, kuko imivumo navuga y'ibikatu niyo ishingiye. Iyi mivumo y'ibikatu ishingiye gukorera ziriya mana batubeshya ngo ni mu muco, ziriya mana batubwira ngo ni umuco, biriya bintu batubwira ngo ni umuco kandi ari ugusenga izindi mana. Hariya hari imivumo y'ibikatu ibyihishe, ukitandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Ukitandukanya nabyo, nta handi kunesha kuri nawe ni ukwiyeza. Ibi ngibi ubona ngo abadayimoni, ibi ngibi ubona ngo ni imivumo, ibi ngibi ubona ngo ni ibyago, ibi byose ubona birerekana uko ubugingo bwawe bumeze, birerekana umubano ufitanye n'Imana ngo uhagaze ute. Inzira rero nyayo ni ukwiyegurira Kristo, ubundi ukihana. Kuko hari imivumo yagiye dukurikirana tutabizi, turi mu bujiji, turi mu buyobe bw'amadini. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rirahari. Niyo mpamvu uzi gusoma, niyo mpamvu niba utazi no gusoma ariko urumva byibuze, niyo mpamvu nubwo waba waragize ibyago ukabutumva, ariko hari uburyo bundi buhari ku buryo wasobanurirwa ijambo ry'Imana mu buryo buhari. Kuko Imana igenda itanga ubwenge kugira ngo abana bayo bose babashe kumenya ukuri. Iteka kugirire neza kandi nakwifuriza umugisha mu izina rya Yesu.